Neza hagarariye ishyaka Iharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije, tubahaye ikaze muri komisiyo y'amatora. Murakoze cyane nyakubahwa. Igikorwa kiduteranyirije hano muri aka kanya ni ukugira ngo twakire ibisabwa n'amategeko uwifuza kuba umukandida umwanya wa perezida wa repubulika. Mu kanya tukaba twakiriye uwifuza kuba umukandida ahagarariye ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Twagira ngo ako kanya turabasaba kutugezaho nk'uko bisabwa n'amategeko ibyangombwa tuzasuzuma nk'uko amategeko abiteganya, ariko mu kanya ndagenda soma kimwe ku kindi, hanyuma dukomeze n'umuhango waduteranyirije. Rero ku ibaruwa itanga kandidatire umwirondoro, nyuma y'uko twakiriye urutonde rw'ibisabwa, twagira ngo tumenyeshe Dr. Habineza uhagarariye Green Party y'uko ibiri ku rutonde rw'ibisabwa yabizanye. Ibiburaho amategeko yemera y'uko yabizana, cyangwa n'inyandiko zisanzwe za administration, icyo ari cyo cyose amategeko yemera ko abizana. Hari urwandiko rusaba kuzana iyo kandidatire ndetse n'ibijyanye n'ubwenegihugu byo yari yaratanze mbere muri komisiyo, ariko twamusobanuriye yuko iyo yongeye gusaba arongera akayitanga nta kibazo kirazifasha, kandi twabyumvikanyeho. Murakoze cyane. Nagira ngo muri uyu mwanya igikurikiraho kugira ngo isinye urutonde nk'uko twabibonye, ndetse namwe tuzagishyikize kandi dusigarane. Twagira ngo tubashimire n'umurava Habineza, tubamenyesha yuko nk'uko tumaze kubisinya tubashyikirize kopi, hanyuma ibikorwa bikurikiraho nk'uko mubizi icyo tuba dukoze nonaha ni ukwakira urutonde, kandi nk'uko amategeko abiteganya iyo hari ibiburamo mbere y'uko dutangaza burundu uburenganzira bwo kubizana. Icya kabiri ni uko twongera gusobanura yuko nk'uko amategeko abiteganya
hazaba mu gihe cyo gusuzuma ibyangombwa twakiriye abakandida bose, bityo tukazatangaza urutonde rw'agateganyo, nyuma tukazatangaza urutonde ntakuka. Twagira ngo mu izina rya komisiyo y'igihugu y'amatora twongere tubashimire umwanya mwafashe wo kudushyikiriza inyandiko kandi tubifuriza amahirwe masa. Aya matora tugiye kujyamo ya 2024 twafitemo icyizere kinini cyane kurusha aya 2017 kubera ko cyagiye twagiye muri aya matora tumaze imyaka 4 gusa ishaka rimaze kwemerwa. Ubu tumaze imyaka mu by'ukuri irenze 10 cyangwa twavuga ko imyaka 15 yose ishaka ryacu rimaze kwemerwa n'amategeko. Twumva yuko twamaze kwiyubaka, dufite inzego z'urubyiruko kuva ku karere, ku ntara, ku rwego rw'igihugu, dufite inzego z'abagore mu karere, ku ntara, ku rwego rw'igihugu n'izindi nzego z'ishaka zose zisanzwe. Kandi mwarabibonye twakoze za kongere hirya no hino mu gihugu, mu ntara mwarabibonye, mu turere mwarabibonye. Kubyo dufite arwanashaka hafi mu murenge wose dufite, muri murenge wose dufitemo abarwanashaka, buri karere, buri kagari hafitemo abarwanashaka. Icyo tusigaje no gushira inzego ku midugudu, ariko abarwanashaka turabafite ahantu hose. Tumva ko ari imbaraga zitandukanye nizo twari dufite 2017. Kandi ikindi 2017 twagiye mu matora tutari no mu nzego za leta, ariko nko mu bizi 2018 twagiye mu matora y'abadepite turatsinda, tubona 5% y'amajwi y'abaturage, tujya mu nteko y'amategeko tukatufitemo abadepite 2, ndetse na nyuma yaho twagiye no muri Senate tufite no umusenateri. Kuri shaka ryacu ryakuze, abaturage barigiriye icyizere bitandukanye nuko byari bimeze 2017. Twatumva yuko muri aya matora ya 2024 tuzagira intsinzi ikomeye cyane kurusha uko byari bimeze cyane. Urizeza iki abaturage bushaka batora? Bose cyo dushize imbere no kugira ko tugira igihugu cyiza kurushaho, aho tufite twihaza mu biribwa, tukaba icyo tuya food security, tukabura umunyarwanda wese akaba afite ibiryo ku isahani, nta muntu wasonza, tutagomba kutumiza ibiryo mu mahanga, tukaba tufite mu by'ukuri umutekano usesuye, tutatinya kuba twaterwa n'ikindi gihugu, ko murabibona ko tuba dufite ibibazo hirya no hino, tukikomeza mu mutekano wacu, tukaba turi igihugu tubona ko twarwanya ubukene. Abanyarwanda bose murabona ko hakiri ibibazo by'ubushomeri, ubushomeri buhagaze kuri 22% mu rubyiruko. Dufite gahunda ndende nkuko twabigaragaje muri twemeza imigabo n'imigambi ishaka, ariko tuzabigarukaho neza tutangiye kwiyamamaza, muzabibona byose neza kuko ntabwo turatangira kwiyamamaza. Ibihugu ntabwo nibivuge mu mazina bitandukanye byavuze ko bishaka kudutera, mwarabibonye mwese, tukaba bidutera impungenge, mukabona ko hari n'igihugu kimwe cy'abaturanyi cyafunze umupaka wacu, nabyo bidutera impungenge. So tukumva yuko tugomba gushyira imbaraga mu bubanyi n'amahanga bwacu ari mu baturanyi, ku buryo nta gihugu kigomba gufunga umupaka w'igituranyi kubera ko batumvikanye neza, kuko abaturage bo baba bagomba gukomeza guhahirana igihe cyose. Niba hari ibintu bitumvikanyweho bazajya bashaka uburyo bwa diplomasi cyangwa se uburyo bw'ibiganiro babikemure. So twazashyira izo ngamba kugira ngo ntihazongere kuba igihugu gifunga umupaka n'ikindi. Bijyanye n'ubutabera, aho twavuze yuko tuzakora bigo byitwa ngo ni transitional centers cyangwa se wafungira abantu by'agateganyo, aho gasanga bamazemo igihe kirekire. Ariko nanone uretse no kubikuraho, twatekereje ko tuzashyiraho ikigega cya leta kigomba cyishura abantu bose bafungiwe by'agateganyo iminsi 30 bikahinduka umwaka, umuntu akazafungura ari umwere. Nkuko mubiza abanyarwanda benshi iyo maze gufungurwa bakabasanga ari abere batinya kurega leta. None twumva yuko aho kugira ngo abantu batinya kurega leta, ahubwo hazaba gihabaho amafaranga bagomba guhabwa buri muntu wese wasanze ari umwere yarafunze by'agateganyo nta bimenyetso bihari, babese ayo mafaranga amuhawe. Noneho ayo mafaranga nyuma yaho abantu bamufunze bazajya babibazwa. Icyo gihe bizafasha kugabanya gufunga abantu by'agateganyo bikaba iminsi 30. Ariko tukazashamo n'imbaraga mu kigo kiswinze cya RIB, kishinzwe ubugenzacyaha, ku buryo nabo bagomba kuzajya bakora akazi kabo neza, ku buryo umuntu niba bamufite iminsi 5 cyangwa se 7 bazajya bamuheza mu bushinjacyaha bafite ibimenyetso, niba batabifite bamurekure. Ibyo bizajya bifasha kugira ngo abantu be kuzajya bafungirwa ubusa. No mu bushinjacyaha nabo ya misi baba bafite na 7 mbere yuko bamusabira kumufungira by'agateganyo babe bafite ibimenyetso bihagije, be kuzajya bafunga umuntu by'agateganyo. Turumva icyo kintu kigomba kuvaho cyo gufunga kiriya bita 20 jours kizajya kiveho, kandi icyo kigiga kizajyeho. Twatanze list iriho abadepite 65 nazo muraza kuzimenya mukanya, nazo turimo kuzitanga. Icyo navuga twatekerejeho nuko tuzashiraho ministeri ishinzwe itangazamakuru. Icyo twagitekerejeho ko twasanze itangazamakuru ritafite ministeri irebera, rifite ibigo byinshi cyane bishinzwe. Twumva ko tuzashiraho ministeri ishinzwe itangazamakuru. Ibyo muri rimwe twashoboye gutekerezaho mbere. Kuki mwibagiwe bimwe mu byangombwa mwasabwaga hano? Ntabwo twabyibagiwe, kuko nkuko mwari mubibonye bari bansaba icyangombwa cyuko nta bundi bene gihugu mfite.
kandi nari naraburetse mu mwaka wa 2014 muri ko nafite ubwene gihugu bwa Sweden nari naraburetse ndetse cyangwa ndagitanga ko naburetse so numva gatari ngomba ko nyongera kukizana kandi baragifite nari titanze ariko barambwiye ko kongera nkabizana numva nta kibazo kirimo.